ikiganiro The True Service gikomeje gukurikira. Reka ngushimire nashobora kuba warufunguye televiziyo yawe kano kanya katuwemo ikaze tweze mu gace kacu kanyuma. Niuzi cyane tugiye kureba muri kano kanya tugiye kureba urwego rw'imitangire ya service mu bari mu gice cy'ubwubatsi mu Rwanda. Hari terime zigenda zivugwa wenda kububatsi, ariko twifuza ko buri mwuga wose, buri kazi kose bimvika muri rusange kagakozwe kinyamwuga. Kagakozwe kinyamwuga muri rusange, iyo bikozwe kinyamwuga ni ya service batanzwe neza cyangwa agenze neza muri rusange. Ono ryo muri kano kanya mpereye umunsi bwanjye ndi kumwe na bwana Eric Nidukuze, akaba ari turutse nyine mu kigo cyitwa BCH. Wakaze mu kiganiro construction ni mu mini. Yes, twekaze mu kiganiro cyacu Eric. Murakoze cyane. Kuduha ikaze mu kiganiro. Yes, tukaba kandi turi kumwe na Ikuzo Yves, akaba nawe aturutse muri kino kigo. Twakaze namwe bwana Yves muri kino kiganiro cyacu The True Service. Murakoze cyane je. Yes, kugira ngo Eric dufashije iki kigo BCH okay, ni mu magambo y'impine ariko mu magambo arambuye bishatse gusobanukirwa ngo tunabihuze ariko na service tuvuga mutaho yango dukurikiye yumve ngo batanga service is AZ. Murakoze cyane. Nkuko tangiye tubivuga twaturutse muri BCH Limited. Magambo arambuye ni Bright Construction and Architectural Group. Ni ikigo gitanga serivisi zijyanye n'ubwubatsi. Gifata ku nguni zose z'ubwubatsi, tugafasha abantu muri izo serivisi zose, gutegura imishinga, kubagira inama ijyanye n'imyubakire, kubakira, kubategura ibishushanyo. Muri rusange nizo serivisi dutanga. Icyo kigo nicyo gisobanura. Ni ikigo cy'Abanyarwanda. Yego. Good. Ikindi namada udufashije turebe na mumaze nk'igihe kingana cy'ubutanga no service, ahubwo tunarebe ngo urugendo rw'urwego rwa service noze muri no sector yanyu. BCH Limited yatangiye 2019. Urumva ko imaze imyaka ubwo ni 7 dukorera hano mu Rwanda, mu gihugu hose. Niba ngombwa no hanze y'igihugu tuzakorera. Yego. Ikindi kibazo rumbajije ni iki? Okay, ngabonda Yves akunganire kina yigarutse no kuranga turebe urugendo rwa ya service cyangwa muri yo secteur yanyu tubane turebe. Iyo tuvuze service noze nimezite, ariko turebe urugendo rwa iyo secteur yanyu mu kubaka iyo service noze tuvuga cyangwa urabutubwiye. Murakoze. By'umwihariko ubwo ndavuga service inoze mu bwubatsi. Yes. Iyo tuze service inoze muri ibi bijyanye muri no kariyeri ijyanye n'ubwubatsi, ahanini ndabihina muri ano magambo. Tuba dushaka kuvuga uburyo duhuza ibyifuzo by'umukiriya n'ibitekerezo bye. Umuntu wese yashaka kubaka aba afite igitekerezo, akagira n'ibyifuzo n'indoto afite ashaka kubaka. Iyo tuvuga service inoze tuba tuvuga guhuza ibyo byifuzo bye n'indoto ze n'ibitekerezo bye, ariko tukabihuza n'amabwiriza agenga imyubakire mu Rwanda muri rusange ndetse no ku isi hose. Tukabihuza n'inama tumuhereza mu buryo izo ndoto ze zishobora kugerwaho. Tukabihuza n'amabwiriza y'imyubakire. N'urugero mu gihugu turimo tugira za master plan, iyo ahantu hajya kubakwa haba hari ibyahateganyijwe n'ibindi byinshi. Iyo tuvuze service nziza inoze tuba tuvuga ko umukiriya tumufasha kuri ibyo yifuza, kuko ntabwo asobanukiye buri tegeko riri mu mategeko y'imyubakire. Tukamufasha guhuza ibyo bintu, imikoreshereze myiza y'ubutaka bwe, ikindi bikajyana n'uburyo tumuhereza service mu gihe twumvikanye ko tugomba kuyimuherezamo mu buryo bumwungura cyangwa se bugera ku ntego y'icyo agambiriye gukoresha inyubako ye. Bivuga rusangira ko ushaka kumungana ariko tunabihuza no kuvuga ngo bigeze ibyo byose tuvuze n'urugendo ko bigeze ku ruhe rwego bishyirwa mu bikorwa ko namunganira. Yego. Ikindi nakongera ku cyo yaramaze gusobanura, cyo gusobanura service inoze ni iki. Muri service inoze harimo no gutangira ibintu ku gihe. Niba umukiriya mutangiranye umushinga akeneye ko ibyo mwumvikanye ubitangira ku gihe kugira ngo bizatangire mu byarira inyungu.
yego icyo ni ikintu nashaka kongeraho. Noneho icyo umbajije uti bigeze hehe mu gutanga serivisi zinoze, urebye muri rusange muri secteur urebye muri rusange mu gihugu cyacu twateye imbere. Serivisi zinoze ziri ku rugero rwiza cyane. Kubera iki? Impamvu ya mbere, dufite ikoranabuhanga. Nko muri domaine yacu serivisi nyinshi dusigaye tuzikorera ku ikoranabuhanga. Gusaba ibyangombwa ni ikoranabuhanga. Ntabwo nkeneye gufata amadokima ngo ngiye ku karere nk'uko byahoze ngo babyakire bategereze. Ndicara muri ofisi yanjye ntegura umushinga w'umukiriya uko twabyumvikanye, ndyohereze, igihe nikigera babisubize. Urumva ko icyo ni ikintu cy'ingenzi muri serivisi zinoze. Kuba dufite ikoranabuhanga, igihugu cyacu kitworohereza gukoresha ikoranabuhanga mu bwubatsi. Urumva mu gusobanura uburyo serivisi zinoze ziri ahantu heza, nashyiramo yuko turi ahantu heza kubera ikoranabuhanga. Nka BCAG kugira ngo dufashe Yves, kuvuga ngo uruhare rwa cyangwa itandukaniro n'itafari ryanyu muri iyi secteur, utekereza ngo uruhare rwa mwaze cyangwa itandukaniro cyangwa impinduka? Ngiye kuvuga ku itandukaniro n'impinduka rya BCAG muri ibi bijyanye n'ubwubatsi, nahera cyane cyane ku buryo dukora kinyamwuga ndetse no mu nama dutanga, kuko buriya umushinga wose uhera mu bujyanama. Kimwe mu bintu twiyemeje kijyanye n'imikorere yacu ni uko dutanga ubujyanama bukwiriye muri no kariyeri. Ikindi tugakora nyine mu buryo bwa kinyamwuga. Hari ibintu abantu bagiye bamenyera ugasanga ryabaye nk'izina ry'abantu bari muri no kariyeri, rimwe na rimwe ngo ni abantu b'ibisambo, amafaranga mwumvikanye kuri projet, rimwe na rimwe barakubeshya, rimwe na rimwe barakwiba ibikoresho. Ikindi kirimo gikomeye nshaka kuvuga ni uburyo duhereza abakiriya bacu realite. Nkuko nabivuze, iyo tuvuze ku mitangire ya serivisi muri kariyeri yacu, harimo guhuza ibintu umukiriya ashaka n'amabwiriza ahari agenderwaho mu myubakire. Hakaza no guhuza ibyo mwumvikanye wamwemereye n'igihari hariya kuri tele. Ibyo bintu byose rero biri mu bintu mpamya ko dukora neza. Hari ukuntu usanga nk'umukiriya ahura n'umuntu ugasanga afite amaganya ati bambwiye ko projet izubakwa na miliyoni 100, ubu ngubu umaze kugera muri 300. Kumbi byagenze gute? Rimwe na rimwe yahuye n'umuntu kubera maybe inzara yo gushaka akazi, gushaka guhita wemeza umuntu ngo mu mafaranga make, rimwe na rimwe wumvishe ko adahuye n'iyo projet, ariko kugira ngo mudemare rimwe na rimwe abone akazi akore, ugasanga umuntu yabeshye. Bigezemo hagati atangiye gutungurwa. Ibyo bintu rero byose muri BCAG ntago bihari. Iyo uje tukugira inama, projet ufite, bije ufite, si ibyo bintu birahura, aho ushaka kuyishyira. Hari igihe umuntu aza ugasanga yifitiye nk'ikibanza, mu rugero muri zoning cyangwa se mu buryo umujyi wagiye ugena ahantu ibikorwa bigomba gukorerwa, afite nk'ikibanza kiri mu nganda n'urugero, ariko arashaka kubaka inzu yo gutura. Rimwe na rimwe umuntu akakubeshya agatangira agakora ibishushanyo, kandi ibyo bintu mu by'ukuri abizi rimwe na rimwe ko nabyohereza mu mujyi bidashobora kubona igisubizo cyemerera gukomeza projet. Ibyo bintu rero byose muri BCAG nta bihari. Dufite umwihariko wo gukora kinyamwuga kandi mukuri mu buryo buciye mu mucyo. Urakoze cyane Yves. Eric, dufashe kuri none ngingo, ubona tugikorana ku mbogamizi ariko turebe izo twe nk'abagana ino secteur tugihura nazo bitewe na wa wundi utanga ino service yanyu nabi. Ubona twavuga ngo ibigenze ariko tuba tugomba kubivuga tuvuga ngo uyu muntu yakabikoze gutya. Nk'abantu bari mu gisata cy'ubwubatsi turacyafite imbogamizi. Kamvuge ku mpande ebyiri. Hari ku ruhande rwacu twebwe dutanga serivisi z'ubwubatsi, hakaba no ku ruhande rw'abantu duha serivisi. Abantu ntabwo barumva amategeko ajyanye n'imyubakire, ku buryo umuntu kumuha serivisi nziza nk'umuntu ubizi atabasha kubyumva, agatekereza ko hari izindi nyungu mufitemo. Turacyafite imbogamizi mu buryo abanyarwanda bakeneye gusobanukirwa amategeko ajyanye n'imyubakire. Ibyo mugenzi wanjye yavugaga, hari igihe umukiriya aba ashaka afite umushinga ariko udashoboka, agashaka ko mukora umushinga udashoboka, umubwira uti ndashaka kubaka, akakubwira ati ndashaka kubaka inzu n'urugero, ariko wamara kureba ikibanza aho giherereye, ibihagenewe, ugasanga umushinga ntushoboka. Wamubwira uti ntibishoboka, akati oya, ati kanaka se
umuturanyi kuyubatse kanaka se twabikora. Rero ubwo dufite imbogamizi z'uko abanyarwanda bakeneye kumva gusobanukirwa amategeko tugenderaho. Izindi ni aho serivisi dusaba kugira ngo dufashe abaturage zitinda, nk'aho nk'uturere na tumwe tujya dusabamo serivisi zijyanye n'ibyangombwa bigatinda. Iyo nayo ni imbogamizi kuko ubundi hari igihe cyaba cyaragenwe icyangombwa cyo kubaka kibonekera n'urugero. Rero iyo umuturage umubwiye ngo icyangombwa kiboneka mu kwezi kumwe, ukohereza umushinga n'urugero mu karere runaka, bigafata amezi 2, icyambere gufata nk'umuhemu waramubeshye, icya kabiri uramudindiza, yatse amafaranga muri banki ateganya ko azubaka mu kwezi gutaha. Banki ntabwo ivuga ngo yatinze kubona icyangombwa reka tube turetse kumubarira, yatanze umubarire. Rero ni ahantu hamwe na hamwe serivisi twaka kugira ngo dufashe abaturage zitinda. Ikindi ni uburyo abanyarwanda batarumva neza kubahiriza amategeko mu bijyanye n'imyubakire. Yego, ubwo icyo ubwo utabyubahiriza habamo wa muntu watanga serivisi mbi ugiye kumwubakira nawe abahanga aba yajemo. Yego, hari n'abandi noneho bagenzi bacu badatanga serivisi nziza baziha abaturage. Ugatangirana n'umuturage umushinga ukamwemerera yuko umushinga we uzashoboka kandi ubona ko bitazakunda, kandi ni wowe uri mu ruhande rwo kumusobanurira ko umushinga we utazashoboka. Urwo ni uruhande rwacu. Niyo mpamvu muri kino kiganiro kivuga kuri serivisi tuba dushaka nyine ko twifuza ko abanyarwanda bagenzi bacu bakora ibyo dukora bazajya batanga amakuru nyayo. Ibyo utazi ukabaza bagenzi bawe. Yego, ngira ngo tuyina tugera ku musozo turebe dufashe Yvette dufashe kuri ngingo umufundi twifuza wahazaza. Nkoresha ubwo buryo cyangwa umutekinisiye wenda ko muri secteur yanyu bitafundi wahazaza mu myaka iri imbere, n'umufundi umeze gute, uko yakitwaye kugira ngo aho uwo mwifuza azabeho nomeza ate, ariko n'ubwo rugendo hagati kuyanga bizagera ku rwego kuba uwo dushaka. Kuko hari byatambutse, arabatambutse, hari byakozwe byinshi, ntabwo byo kunenga gusa, hari byakozwe impinduka nyinshi kugira ngo uwo nawe tumugere twifuza urwo rugendo. Navuga ibintu byinshi ariko mpindemo nka 3. Icyambere, umufundi twifuza, turi mu gihugu gifite ibintu biri ku murongo. Iyo uri muri Kigali ahantu hose haba hari master plan irakavuringa Kigali yose, hari zoning regulations, amabwiriza y'imyubakire aho ngaho arahari. Umufundi twifuza akwiye kuba ari umuntu witeguye gucomplyinga cyangwa se kumenya kujyana n'amakuru n'imikoreshereze y'ubutaka yagenwe n'umujyi. Icyo ni ikintu cya mbere kibanze, kuko nibyo mugenzi wanjye yahoze avuga. Hari igihe uhura n'umukiriya wenda projet ye nko mu mujyi bayirejese bakamubwira ati uwo mushinga ushaka gukorera aho ntushoboka. Wavugana n'umukiriya ugasanga umuntu yari yamwijeje ko ibyo bintu bishoboka, ariko mu mabwiriza y'imyubakire yo mu mujyi ahuye n'aho hantu birasukutse, birasobanutse ko uwo mushinga utari gushoboka. Rero umufundi twifuza agomba kuba ari umuntu witeguye guhuza n'amabwiriza ahari y'imikoreshereze y'ubutaka. Ikindi tutarenze ingoyi, umufundi twifuza mu gihe kiri imbere no guhera n'ubu ngubu akwiye kuba ari umwubatsi. Ni ibintu bigiye bizwi cyane byahatambutse n'amateka yo mwino kariyeri, abantu batekereza ko aba ari abantu batagira ukuri. Umufundi twifuza akwiye kuba ari umuntu w'umunyakuri. Icyo ni icya kabiri. Ikindi, akwiye kuba ari umuntu ufite ubunyamwuga mu byo akora, kubera yuko iby'ubwubatsi ntabwo ari ibintu umuntu wese abyuka ngo ajye gukora. Haba hari ibyo abantu bize mu mashuri, haba hari amabwiriza y'imyubakire. Rimwe na rimwe niho usanga abantu mujya mwumva projet iyi ngiyi umuntu yubatse ibintu aha ngaha byarangiritse. Dukeneye umufundi ufite ubunyamwuga, ukorana ubunyamwuga mu kazi akora. Ubunyamwuga ushaka kongera kuri icyo kintu navuze. Iyo dufite nk'umushinga w'ubwubatsi, buriya inzu ikorwa n'abantu benshi batandukanye. Hari umwenjeniyeri civil, hari umushushanyi, hari umunyamashanyarazi, hari uzakora amazi. Rero hari igihe ushaka kubikora byose ntabyo bifite ubumenyi. Rero mu kwifuza umufundi mwiza utanga serivisi nziza,
harimo gukora ibihuye n'ibyo uzi ukaguma mu mbago zawe. Umwubatsi ufata itafari akarigereka ku rindi agakora ibye, uzafata itiyo akayihuza n'indi tiyo agakora ibye, uzafata urusinga akaruhuza n'urundi agakora ibye, buri wese akaguma mu mbago ze. Nitubigenza gutyo tuzatanga serivisi nziza. Good. Ikindi ubwo unakomerezaho Eric ko warumugani kubirezeho byari byabaho cyangwa tubwira ngo byabayeho byakakosoye gute? Service mutanga service umuntu leta abona ingaruka mbi zayo umwaka umwe, hari bifata imyaka 5, hari bifata imyaka 3, twaje tubona inzu ziruzura batanye kuzikoreramo yasadutse. Leta iravuze ati muhagarare mujye gukorera ahandi. Inzu yari yuzuye geretse kangahe abantu bayivuyemo irinze gukosorwa cyangwa inavuyemo burundu, hari abafashe umwanzuro kuyisenya wenda n'urugero kugira ngo hirindwe ibi ngibi. Uri message wagenera kuri buri ruhande, yaba ari uriya muntu nyi kubikora, yaba ari nyiri umutungo. Hari naho usanga mwisanze mwabikoze byaturutse kuri nyirinzu. Dukoresha ibyuma ibi nibi, dukoresha sima tuvange gutya ku kiniki we mupunguze mugire, kubera we n'umucuruzi ashaka ngo ziyuzurana bayijyemo atangire gusarura amafaranga. Yego, message no umuntu wamugira kuri ruhande kuko nawe ingaruka zimugeraho ahazaza. Kandi iki gihe hatanga service mbi habamo ingaruka nyinshi, inzi zawe ku bantu abazaba bayirimo ibagweho, habemo urupfu ku bantu. Yes, icyo ni ikibazo gikomeye cyane cyane nk'igihugu cyacu kiri gutera imbere cyane. Imishinga y'ubwubatsi ari myinshi, ibikorwa remezo ari byinshi cyane, ku buryo rimwe na rimwe no kubikontorora bisaba imbaraga nyinshi z'umurengera, cyangwa se ugasanga biragoye. Ariko n'ubundi kugira ngo icyo navuga ku ruhande rwacu ni uko tuba abanyamwuga tugakora ibintu biri kuri standard. Buriya kugira ngo umuntu atangire umushinga w'ubwubatsi, n'urugero ufata umushinga w'ubwubatsi abanza guhabwa uruhushya n'urwego rubishinzwe, umujyi wa Kigali, Rwanda Housing cyangwa se urundi rwego. Urwo ruhushya rero baba bamaze kugenzura yuko ibintu ushaka gukora byubahirije amategeko. Tugiye kuri tele tukubahiriza bya bindi baduhera uruhushya, nta kibazo cyaba rwose. Ikindi kijya kibaho iyo twageze kuri tele dutangiye gushyira mu bikorwa ibyo baduhera uruhushya, hari igihe abakiriya bashaka kutumanipira duhindure, ugasanga turabyemeye. Mu kuba abanyamwuga ni ukuvuga ngo ibyo baduhereye uruhushya tugomba kubyubahiriza, ntabwo mpindura. Ikindi ni ugukora ibintu mfitiye ubushobozi, byane twaze tuvuga ku mukiriya. Rero hari igihe umukiriya nawe ashaka gukora ibintu biciriritse kubera ubushobozi, ariko mu by'ukuri ibintu agiye gukora bikaba bitazaramba. Banyarwandakazi, kora ibintu bifitiye ubushobozi ariko bizaramba. Uwatanze amafaranga yawe, wagiye muri banki, watanze imbaraga gukora ikintu kizamara umwaka umwe ngo kugira ngo udahendwa ngo kuko ngo nabyo bishoboka ngo nakana karabikoze, ntago ari byo. Yego, Abanyarwanda niba ufite umushinga umva inama z'aba engineer z'abantu bagukoreye zuko ukwiye gukoresha ibikoresho byiza kandi nk'uko byatangiwe uruhushya. Nitugize urakoze cyane ngira ngo agiye kukunganira Bwana Yves, ariko unamunganira turebe habaye icyo kintu. Hari umwenjeni ushaka kubikora agapunguza boss atabiza agira gusa amafaranga atwari. Hariho ushobora gupunguza ari boss ubikubwiye kugira ngo ngiye nijyo gwakaza amafaranga nayanjye ndahuye tukore gukina gutya, urambwira ati tugenda n'itegeko ati ngiye gwakazi cyangwa nakwirukana ngaza ntundi, kugira ngo umuntu ufite ibyo hangana ubu managing wakabyitwemo gute ariko nunganira n'umuvandimwe. Cyangwa hari kindi abantu gira akazi kenshi dufite ubushobozi, niyo mufite abakozi wenda 100 bakora ku masite wenda 5, hakaza indi site gatandatu bafite amafaranga ari harakumeza, uramwirengagiza cyangwa yafata ukajya gushaka abandi bamami dufashe ubihuza n'iki yagarutse, ariko nabihuza na birana yigarutseho. Murakoze. Mu kintu nagarukaho gikwiye kwitabwaho cyane kijya rimwe na rimwe gitera n'ibibazo. Mu Rwanda hari abantu benshi batarabasha kumva ko umushinga kugira ngo ukorwe ubanzirizwa n'inyigo. Ku buryo hari igihe ubwira umuntu ukamubwira ati wenda umushinga wawe kugira ngo tuwukorere inyigo n'urugero ni $1,000,000, agatangira ati hano harimo simizi n'izi bikamera nk'aho inyigo y'umushinga yo nta kintu ivuze. Ariko iki ni kimwe mu bintu bijya biteza ibibazo byinshi, bishobora guteza igihombo, bishobora gutuma umuntu atungurwa na projet n'ahandi umuntu avuga ati se ko natekereza ko $1,000,000 zigomba kubikora zikaba zibaye 200. Abanyarwanda bagomba kujya bumva ko bakemera gutanga ikiguzi cyo gukora inyigo
y'umushinga. Icyo ni ikintu gikomeye cyo kwitabwaho, nacyo kibanze. Hama n'igarutse kuri kwa kundi mufite site ahantu hatanu mugomba gukorera, haje gatandatu amafaranga ateretse ku meza, uwo muntu wakamwegejeyo wakabusana gute? Kuko nubifata urasanga ugiye gufata ibintu dufite ubushobozi. Aho ngaho icyo navuga mugenzi wanjye yakivuzeho, si niyo mpamvu gusa, hari impamvu nyinshi zishobora gutuma wumva utari bunoze akazi neza. Igihe bimeze gutyo, umukiriya nyine aba ari umuntu muganira, mugomba kuganira kugira ngo izo mbogamizi zikurweho. Uretse niyo mpamvu hari n'izindi nyinshi zitakurwaho, aho gufata akazi uri bwice utari bunoze. Inyubako ni ikintu, ushobora kubaka inyubako nkayigereka 5 izakorerwamo n'isoko, ni inyubako ishobora kwica abantu. Rero ni ikintu umuntu agomba gukora azi neza ko afite ubushobozi bwo kugikora. Nimba projet mufite mudashobora kuzihandoringa, hari uburyo bwinshi mushobora guhayaringa abandi bakozi, birashoboka. Ariko rimwe na rimwe abantu bashaka gufata amafaranga menshi ariko atatanze serivisi nziza kuri projet ari gukora. Ikindi cyo kubakiriya, hari igihe umukiriya yifuje ko hari ibintu umukiriya aba yemerewe gutanga ibitekerezo kuri projet ye, ariko ibitekerezo umukiriya atanga tugomba kumufasha mu buryo bitangiza. Umukiriya ashobora gutanga ibitekerezo n'urugero ku irange ry'inzu, mukaba mushobora kubiganiraho bijyanye n'ibyo umukiriya akunda. Ariko ntabwo bivuze ngo umukiriya mwigeze kubikomozaho naza akavuga ngo ngono mwashyizeho ibyuma bya 16 ngo mugabanye mushyire mu 12, ngo nawe kugira ngo unezeze umukiriya cyangwa atagucika ngo avuga ati nanjye ndashyira ibya 12. Abantu bakora gutya, ariko ibyo nabyo ni ibintu dukwiye gutakaza, n'abakiriya bakajya bumva ko ntabwo wifata ngo umwe umubwire ngo shyira ibya 16 undi umubwire ngo shyira ibya 10 kuko undi umwanzi. Biterwa n'ubushobozi bwa projet, ibiri zikorera, aho iteretse, ibyo bintu byose abakiriya bagomba kubyumva. Urakoze cyane Ikuzwe Yves. Ngo Eric, dusoza ubutumwa agira bari dukurikiye cyane nimba mutima zanyu dusoza kuri mitatu tugendanye masego na 30 cyangwa 30. Yego, dusoza mutima zanyu. Ubutumwa twagenera abadukurikiye, Banyarwanda dushima ko mutugana kugira ngo tubahe serivisi, natwe turashaka kubaha serivisi nziza. Mutwemerere nk'abantu baba mu gisata cyo kubafasha kubaha serivisi, mwumve inama tubagira. Abanyarwanda bumve inama z'aba engineer, z'aba architect, aba supervisor, aba contractor b'abanyamwuga. Ubutumwa kuri bagenzi bacu bakora nk'ibyo dukora, mutange serivisi nziza, nko kuba abantu batwawe n'amafaranga gusa. Mutange serivisi nziza, mwubaka ibikomeye, mutarya sima nk'uko bagira batuvuga. Mutagabanya ngo mupunguze, niba baguhaye akazi ari wowe uzubaka, wigabanya kugira ngo uzunguke, kuko uri guteza igihombo uri gukorera kizamugiraho ingaruka mu minsi izaza warigendeye. Nitugize Eric ndetse na Ikuzwe Yves, kamashimira kuba mwitabira kino kiganiro guturuka muri BCG. Murakoze cyane Eugene. Reka mbashimire namwe twatangiranye kugeza amagingo y'iki kiganiro The True Service. Mwe mubana natwe mugire umunsi mwiza n'ubuzima bwiza, mujye muhahamuro nk'iki twifuriza. Ikiganiro The True Service nakagaruka kiba buri wa mbere, wa gatatu no kwa gatanu ku mugoroba saa 10 kugera saa 12, ndetse kikanasubiramo mu gitondo kuva saa 4 kugera saa 5. Mugire umunsi mwiza muhemuro.